mu bibazo bari mu bigeragezo ariko bavuga Imana neza mu bibazo. Yavuze Imana neza mu bibazo kubera iki Imana yamuhaye imbaraga zibimutuzamo. Haravuga ngo naho yanyica nzapfa nyiringiye gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzikuraho kuba inyangamugayo. Avuga Imana mu 9:5 haravuga ngo iyi Imana nabibonye yimura imisozi ikimuka itabimenye. Imana ihimbazwe cyane. Wabiri byiza iyo ugambiriye ibyiza Imana igambiriye ibyiza. Iyo ugambiriye gupresenta Imana ntabwo Imana izigera na rimwe ita umuntu w'intungane niko birivuga. Nibyo nizigera ita umuntu w'intungane. Ubundi buriya tugera mu bitwica Imana yaravuze ku bitwica. Yego tugera mu bitwica Imana yaravuze ku bitwica kera mbere yarabivuzeho. Tugera mu miriro Imana yaravuze ku miriro mbere yuko tuyigeramo. Tugera mu makuba n'ibyago Imana yaravuze ku kintu kijyanye n'amakuba n'ibyago. Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko inshingano z'Imana iraturinda. Haleluya. Amen. Biravuga ngo arinda amagufwa yabo kugira ngo batagira na rimwe. Haleluya. Yego. Imana ihimbazwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvugana n'abantu badukurikiranye ibibazo. Iba yaragezeyo. Ahubwo Imana idutanga mu bibazo. Ikavanamo ikitwica igasigazamo igituma izina ryayo rihabwa icyubahiro. Yego. Imana ihimbaza. Amen. Kandi buriya amahanga gukikije kugira ngo amenye Imana wizeye Imana usenga Imana yaguhamagaye. Hari igihe Imana iduhuza n'ibibazo duhuza n'ibikomeye nta bugome. Ariko ikaduhuza nabyo yanaduteguje. Ikavuga ati imbere birakomeye ariko nubwo bikomeye ndi kumwe namwe. Amen. Imana ihimbazwe. Amen. Haleluya. Ndashaka kuvuga iri jambo rivuga ngo Imana yiyemeje kubana nawe. Yiyemeje guhagarana nawe. Yiyemeje kurwana intambara zawe. Ubundi intambara ziri imbere yawe si wowe uzigiye kuzirwana ahubwo hari Imana igiye kuzirwana. Reka tubashimire bakunzi b'IMANA TV hamwe na isi ya Bibiliya. Uwiteka nabaha umugisha, Uwiteka abahe abakomeze kubongerera imbaraga. Uwiteka ni ukuri abanezeze. Uyu mwanya turi mu mwanya w'ubutumwa bwiza kuko ni Imana yaduhamagariye. Ariko mbere na mbere yuko dutambutse ubutumwa bwiza reka mbanze ni ukuri mbwira abantu bari hirya no hino ku isi ni ukuri bashimire n'abakanze subscribe. Nawe utarayikanda ndagira ngo nkubwire ngo kandaho, kandi uwayikanze nawe ngusabiye umugisha. Ku Bihamya TV no ku isi ya Bibiliya turabakeneye, dukeneye abantu turaba abantu mbese turiho ngo tunezezanye. Niki Imana yaturemeye. Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigendereho. Nukuri ushaka ufite intambara, ushaka kuri mu bitaro dukurikiye. Ndagira nkubwire ngo hejuru y'uburwayi urwaye, hejuru y'ibibazo ufite, ndagira nkubwire ngo hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana. Amen. Hari Imana ishoboye byose. Imbere ya kamera tuhafite umukozi w'Imana, umutumishi wa Mungu. Ahari abantu babonye ndi kurondogora baravuga ati ni ukuri wirondogora ahubwo twumva icyo Uwiteka mutumye. Atuzaniye ubutumwa. Ndagira ngo mwakire abibwire. Si ubwa mbere abantu babonye ni umutumishi wa Mungu wagiye ubwiriza ahantu hatandukanye, ariko ndagira ngo muri aka kanya mwakire. Ni ukuri turakwakira umukozi w'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Umeze neza? Ndashima Imana ndamahoro. Wambaye neza amavuta y'Uwiteka. Arakeye rwose. Kuri mikoro ya mbere rero mafite ni ngewe uyiriho ariko nkaba ndi kumwe nande Komeza Martin. Komeza usenge Marite. Kuri izo channel zose mugende mukande subscribe. Areka nkomezanye n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana reka ngushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu. Asante. Umeze neza, amavuta y'Imana kuriho. Ndagira ngo wibwire abakunzi b'Ibihamya TV na n'isi ya Bibiliya, ubibwire ku buryo burambuye. Nitwa VUMIRIA Jean CLOD, ndi umugabo wubatse, ntuye Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Niho tubarizwa iranira muri ADPR ya Gasabo. Imana iguhe umugisha. Ndabakiriye umugisha. Hari nkunda kubaza iki kibazo abakozi b'Imana benshi hanze aha cyangwa babyita imihanda, ariko njye ntabwo nkunda iri jambo ryitwa imihanda kuko nta mukozi w'Imana uba ku mihanda. Twebwe tuvuga ubutumwa uko Imana yaduhamagaye. Yesu yaravuze ngo nimugende amahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza. Yego, ntabwo yadutumye ngo nimugende ku mihanda. Hari ubwo yadutumye ku mihanda, yadutumye ku mpera y'isi, kugera ku mpera y'isi. Iri imihanda ntabwo ari iyacu.
twebwe turi kubwiriza abantu nabo tuzajya dutambukaho turajya tubahindura turahamagara abantu bari ku mihanda baze basanga intama z'Imana basanga abakozi b'Imana abasengere bave ku mihanda kuko ku mihanda tuzi ko haba amabandi cyangwa hakanyura imodoka n'ibiki n'ibiki ariko nta mukozi w'Imana wo gutura ku mihanda. Ikibazo nkunda kukibaza abantu benshi niki hanze aha izina ry'Uwiteka ngo riri gutuka ngo kubera abakozi b'Imana niki wowe ni gute twakuraho iki cyasha cyagiye ku izina ry'Uwiteka abantu bagiye batukisha basebya mbese niki wowe ikintu cya mbere navuga ibintu Yesu yabwiye abigishwa ntabwo yababwiye kuvuga gusa yababwiye kwera imbuto yaravuze ngo mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Iki kintu rero niba hari abatwumva b'abakristo bizera Kristo icyo dusabwa ni ukwera imbuto nitwera imbuto abantu bakabona ibyo dukora bazahindukirira izina ry'Uwiteka. Amen. Icyo nicyo kintu cya kabiri ni ukugira urukundo buriya urukundo rukubiyemo ibintu byinshi rero abo batukije izina ry'Imana ntabwo ari bo bwa mbere bibayeho kera kose habagaho abahanuzi b'ukuri hakabaho n'ab'ibinyoma hakabaho abakorera bayari hakabaho n'abakorera Imana nyir'ijuru n'isi na za Dagoni na za Kashoti na zandi bigirwamana uko byagenda kose rero Imana ntizigera ibura icyubahiro cyayo ntizigera ibura n'abantu bayubaha n'abayikorera. Ariko tugendeye ku mukozi w'Imana niba ari Nerisa Neriya yaravuze ngo hari ibihumbi Imana yaramubwiye ngo hari ibihumbi 7 Neriya yabwiye Imana ngo ninjye usigaye jyenyine arabwira ati ntabwo uzi aho nandika abakozi niki wabwira abantu bari bumva ko ari bo basigaye ari abakozi b'Imana. Imana ifite abakozi barenga ibihumbi nubwo ari n'ibihumbi 7 gusa isi tuwe na miliyari zigera kuri 7 zirenga 7 ni ukuvuga muri izo miliyari zirenga 7 harimo abantu bubaha Imana haba ari no mu bihugu by'Abarabu hari abitandiye ariko bafite Kristo mu mitima cyane. None se abantu batakizi ntandukanyiriza umukozi w'Imana n'umwana w'Imana kuko abantu benshi baravuga ngo twita abakozi b'Imana kandi buri umukozi ngo agera igihe akirukana. Buriya biterwa na rangaje cyangwa n'uburyo sanse babitwayemo buriya umukozi n'umwana biba bitandukanye gusa mu mvugo mu nyandiko cyangwa nk'abanyarwanda uko babishyize muri Bibiliya ariko icyo nakumva nanjye mbyumva iyo ubyaye umwana urumva agakura gukura ku murimo arakumva no gukora iyo umwana niyo mpamvu rero natwe Imana iyaduhaye kuba abana bayo turakura tumaze gukura turi gukora kuko ntabwo Imana ari kujya gukora duhari kandi turabakozi kandi turi abana bakuze Imana yacishe mu bikomeye. Undi umwana mu rugo arangwa n'imirimo ababyeyi bakamukunda. Ndagira ngo nkwakire nere kukubaza ibibazo byinshi utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye. Imana ibaha umugisha nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 43 ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo nisangize abakunzi bacu bari mu mpande zitandukanye ndetse n'abakunzi b'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 43 umurongo wa mbere aravuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakumva wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe ngo wanjye nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca mu migezi ntizagutembana nunyura mu muriro ntuzashya kandi n'ibirimi byawo ntibizagufata. Amen. Nagira ngo mvugane n'abantu b'Imana bakurikiranye isi ya Bibiliya bakurikiranye Ibihamya TV mbabwire ngo Imana ibantumyeho. Imana ibantumyeho iri ijambo rya mbere mwitinya nubwo hari ibikomeye hari Imana yiyemeje kubana natwe mu bikomeye. Ijambo rya kabiri dufite gikurikirana. Amen. Ijambo rya gatatu nubwo hari umuriro hari Imana ije kuzimya umuriro. Ubwo ni kizimyamwuka. Buriya hari igihe isi icana umuriro ikagira ngo uri bushye. Yego. Ariko Imana ishobora kutayibona inyuma y'umuriro ukayibonamo ndani mu muriro. Amen. Hakaba hari amaboko yiteguye kukunagamo ariko hakaba hari n'amaboko yiteguye kukwakirira mu muriro. Muri wa muriro. Amen. Ni ukuvuga ngo
Imana yabwiye Yakobo ibi yabivuze amaze guhindurirwa izina, amaze kwitwa Isirayeli, amaze kugirana ubushuti n'Imana. Iramubwira ati naragucunguye, uri uwanjye, naguhamagaye mu izina ryawe. Iramubwira ngo nuca mu muriro ntabwo uzashya, n'ibirimi byawo ntibizagufata, nuca mu migezi ntizagutembana. Hari n'ibindi yavuze hepfo hari, ariko ndashaka kuvuga ijambo kurindi. Iyo bavuze ngo ariko noneho Uwiteka, no kuvuga ngo ni Imana ivuze, ifata discours. Ariko noneho Uwiteka umuremyi wawe aravuze ngo witinya. Iyo Imana ivuze ngo witinya, bivuze ngo hari ibigutinyishije, hari ibiteye ubwoba. Ariko Imana iza ku buzima bwa Yakobo iramubwira ngo witinya, nubwo hari ibigutinyisha, nubwo hari ibintu bikomeye imbere yawe, iramubwira ngo witinya, nagucunguye mu izina ryawe, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Imana iramubwira ngo nuca mu muriro ntuzashya, n'ibirimi byawe ntibizagufata. Hepfo iravuga ngo kuko wambereye inkoramutima, ukaba uwo kubahwa nanjye nkagukunda. Hari ibindi yemeye. Imana ihimbazwe cyane. Iravuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, nzatanga amahanga n'abadahagije nzatanga Iseba. Iseba niho abadahagije nzatanga Egiputa, Etiyopiya. Ivuga ibihugu yatanga, ariko iravuga ngo wowe nta kintu ushobora kuba, kuko wambereye inkoramutima, ukaba uwo kubahwa nanjye nkagukunda. Icyo nicyo kizatuma Bwana sifiwe sana. Shaka kuvuga iki kuri uyu munsi? Ndashaka kuvugana n'abantu b'Imana, babwira ngo Imana yiyemeje kubana nawe mu bikomeye. Yafashe umwanzuro wo guhagarana nawe mu bikomeye, mu biteye ubwoba. Kandi amaso y'abakunzi b'Imana narenga ibibazo abone Imana ikemura ibibazo. Narenga imiriro abone Imana izimya imiriro. Narenga imigezi abone Imana iri bukurindire mu migezi. Imana ibwira Yakobo, iramubwira ngo nuca mu muriro. Ubundi buriya tugera mu bitwica, Imana yaravuze ku bitwica. Yego. Tugera mu bitwica. Imana yaravuze ku bitwica kera mbere. Yarabivuzeho. Yarabivuzeho. Tugera mu miriro, Imana yaravuze ku miriro mbere yuko tuyigeramo. Tugera mu makuba n'ibyago, Imana yaravuze ku kintu kijyanye n'amakuba n'ibyago. Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko inshingano z'Imana iraturenda. Haleluya. Amen. Biravuga ngo arinda amagufwa yabo kugira ngo hatagira na rimwe. Haleluya. Yego. Imana ihimbazwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvugana n'abantu badukurikiranye muri uyu mwanya, ntabwo dutanga Imana mu bibazo. Iba yageragezeyo. Ahubwo Imana idutanga mu bibazo, ikavanamo ikitwica, igasigazamo igituma izina ryayo rihabwa icyubahiro. Yego. Imana ihimbaza. Amen. Kandi buriya amahanga agukikije kugira ngo amenye Imana, wizeye Imana, usenga Imana yaguhamagaye. Hari igihe Imana iduhuza n'ibibazo, duhuza n'ibikomeye nta bugome, ariko ikaduhuza nabyo yanaduteguje. Ikavuga ati imbere birakomeye, ariko nubwo bikomeye ndi kumwe namwe. Amen. Imana ihimbaza. Amen. Haleluya. Ndashaka kuvuga iri jambo rivuga ngo Imana yiyemeje kubana nawe, yiyemeje guhagarana nawe, yiyemeje kurwana intambara zawe. Ubundi intambara ziri imbere yawe si wowe uzigiye kuzirwana, ahubwo hari Imana igiye kuzirwana. Haleluya. Imana igiye kuzimya ibimeze nk'umuriro, ibimeze nk'itanura. Isi yo yenyegeje, isi hari ibintu yateguye imbere y'ubuzima bwawe, ariko hari umwanzuro w'Imana ku buzima bwawe. Imana yanzuye iki muri uyu mwanya? Yanzuye kubana nawe, yanzuye guhagarana nawe, yanzuye kukurwanirira, yanzuye kukwiyereka. Imana ihimbazwe. Imbere y'abapagani, imbere y'imbaraga zikuzengurutse, imbere y'imbaraga zikugose, imbere y'ibiteye ubwoba, ugiye kubona Imana. Ugiye kubona Imana mu bikomeye, kandi mu bikomeye ugiye kubona Imana ikomeye. Mu bikurusha amaboko ugiye kubona Imana ibirusha amaboko. Imana ihimbazwe. Amina. Iravuze ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Haleluya. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ndashaka gutangariza abantu badukurikiranye muri uyu mwanya, Uwiteka uri hejuru nyiri ijuru n'isi arusha imbaraga ibikurwanya, arusha imbaraga abagambanyi, arusha imbaraga abagome, arusha imbaraga abarozi, arusha imbaraga abadayimoni, arusha imbaraga Satani. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Bwana sifiwe. Amina. Imana iravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Yego. Nugera mu muriro ntabwo uzashya, ibirimi byawe ntibizagufata. Imana ihimbaza. Usomye igitabo cya Daniel 3 usanga Nebukadinezari n'abanyebabuloni barabitestinze, barabigerageza ngo bacana umuriro, kandi basaba abari abasore kuramya ikigirwamana
mu kibaya cyitwa Dura ariko abasore bavuga ngo nta yindi mana tuzubararira tuzaramya imana ya Isirayeli tuzaramya imana nyir'ijuru n'isi ngo banga kubarara bagerageza no kubabwira ati nimutubarara murashya ariko abasore rero gataho kugira ngo dutakaze imana turemera dushye ariko byandikwe mu bitabo ko hari abasore bahiye baperezansi hari uburyo imana yemera kugutanga mu maboko y'ababisha mu maboko y'abanzi bawe kugira ngo yiperezante yiperezante mu mahanga atari yabimenye kuko kunyagwa ntabwo bivuze ngo imana y'Isirayeli yatsinzwe ntabwo igitsindwa shaka kuvugana n'abantu badukurikiranye ntabwo imana igitsindwa ntigineshwa imana ntigiruha ntihindurwa n'ibihe imana ihimbaza imana yemera ko ngo babanyaga babajyana i Babuloni ariko ngo abasore bagambirira mu mitima yabo kutiyandurisha ibyo kurya kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami by'i Babuloni Daniyeli igice cya mbere ku murongo w'8 bagambirira batyo imana nayo ihita igambirira ibyiza iyo ugambiriye ibyiza imana igambirira ibyiza iyo ugambiriye guperezanta imana ntabwo imana izigera na rimwe ita umuntu w'intungane niko birivuga nibyo ntizigera ita umuntu w'intungane bagambiriye guperezanta imana kubahisha imana ngo imana igambirira nayo kububahisha muri kiriya gihugu cya mbere ngo bagize furesheri banyweye amazi y'ibishyimbo amaminirwa iminsi 10 basa neza kurusha abariye inyama izo ni imbaraga z'Imana icya kabiri bagira ubwenge mu ishuri ku rwego rwo hejuru baruta abanyebabuloni ngo babakubye inshuro 10 Bibiliya iravuga ngo aba basore bagambira guperezanta imana ku rwego rwo hejuru hirya aho abanyeshyari nukora ibyiza uzabona abantu mudahuje ibyo ukora uzabona abantu bakurwanya uzabona abantu bakugambanira uzabona abantu bakugirira ishari ariko Bibiliya iravuze ngo aba basore bagambirira ibyiza byo kubahisha imana byo guperezanta imana Bibiliya yerekana iki Bibiliya iravuze ngo hirya aho bategura akagambana ngo iyo ugambiriye gukora ibyiza imana nayo hari ibyo igambirira ku buzima bwawe abasore bagambiriye kubahisha imana kuyubaha kuyigaragaza imana nayo ifata umwanzuro wo kubana nabo mu bikomeye aho urugambirire kubaha imana no kuyubahisha ntabwo imana izigere gutererana ntabwo imana izigere guta mu maboko y'abagome imana imbazwe cyane imana yiteguye guhagarana nawe mu meze nk'umuriro yiteguye guhagarana nawe mu bimeze nk'inzuzi yiteguye guhagarana nawe mu bimeze nk'ibibazo ntabwo imana izigere gutererana cyabikoze abantu ushobora kuzababura abantu bo hari igihe bakubwira ati kuraje tukuri inyuma wakebuka ugeze mu bikomeye ugasanga uhagaze wenyine iyo wubatse ubusabane n'Imana warubashye Imana warubahishije Imana guhagarana n'Imana muri bya bibazo nicyo cyabaye kuri aba basore bahagaranye n'Imana mu itanura mu gihe abandi bababuze babonye Imana mu muriro na Nebukadinezari yabonye Imana yaba basore ngo arebye mu itanura abonamo uwakane udasa n'abantu Imana ihimbaza hari uwakane ufite inshingano zo kubana natwe mu bibazo hari uwakane ufite inshingano zo kubana natwe mu bitwica hari uwakane ufite inshingano zo kubana natwe mu burwayi hari uwakane ufite inshingano zo kubana nawe mu gihe uzabana imiryango n'inshuti niho uzabona uwakane ari kumwe nawe muri bya bibazo Nebukadinezari yaravuze ngo mbonye udasa n'abantu arasa n'umwana w'Imana hari ikintu Imana ikora ku buzima bw'abakunzi b'Imana ku buryo n'abapagani berekwa bakagira ihishurirwa bakamenya Imana wabanye nayo bakamenya Imana wubashye bakamenya Imana wubahishije Nebukadinezari ngo abonamo uwakane udasa n'abantu amina reka mbibutse ko abadukurikiranye Imana ishobora kutakuvana mu bibazo ariko ikakundira muri byo icya kabiri ikaguha imbaraga zigutuza mu bibazo nkuri mu bisubizo uzasanga abantu benshi bavuze Imana neza muri Bibiliya ntabwo ari uko bari bageze ahantu hatambika bari mu bibazo bari mu bigeragezo ariko bavuga Imana neza mu bibazo yo yavuze Imana neza mu bibazo kubera iki Imana yamuhaye imbaraga zibimutuzamo haravuga ngo naho yanyica nzapfa nyiringiye gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzikuraho kuba inyangamugayo avuga Imana mu 9:5 haravuga ngo iyi Imana nabibonye yimura imisozi imuka itabimenye Imana ihimbazwe cyane Bwana sifiwe sana muri 14:7 haravuga ngo haracyariho ibyiringiro naho igiti cyatemwa kizongera gishibuka atangariza abantu badukurikiranye muri uyu mwaka Imana igiye guhagarara namwe mu bibazo igiye kwiyerekana mu buryo budasanzwe kuburyo n'abantu babakikije n'amahanga barizengurutse ari bubone Imana mwizeye ari bubone Imana mwahamije ari bubone Imana mwubashye nagira ngo dufatikanye muri uyu mwanya gusenga n'Imana sinzi ibintu uhagazemo sinzi ibintu bikugoye sinzi imiriro umwanzi yacanye Imana yimira imisozi ariko tugiye gusenga n'Imana yimura ibimeze nk'imisozi izimye bimeze nk'amatanura Imana ishimwe ikuramire ku buryo n'amahanga gukikije amenye Imana wizeye Imana uri Imana ikomeye
uri Jehova aravuriye Elohimu Haleluya. ndatangaza intsinzi ku Uri buzima data wa bw'abantu twese. amaboko yawe nabaramira Uri amaboko yawe Imana nakora yacu. ibidasanzwe amaboko yawe nakora iby'imbaraga Ushobora byose, babona intsinzi Uwiteka. itangwa n'Uwiteka Uri igitare icyubahiro cy'Imana gikomeye. kibagote mu izina rya Yesu Uri imbaraga bamaze igihe zacu. babona hari ibintu bidashoboka Wimura imisozi. ndasenze ngo ugire ibintu wimura Iduhagaze imbere. ndasenze ngo ugire ibintu uzimya Wimura imisozi. ndasenze ngo ugire ibintu Ihagaze ku imbere buzima y'aba bwabo. bantu bose. Ibendera ry'ubutsinzi Bategereje rizamurwe kugaruka ku bagabo kwawe. badukurikiranye Kandi n'ababyeyi bategereje basore n'abakobwa ukuboko kwawe badukurikiranye kwiza. abari hafi na kure Kubera nibabona kuri intsinzi Imana ituruka ku yacu. Uwiteka Imana Nyiringabo. Ishobora byose. Mbatuyeho kunesha mbatuyeho ubutsinzi Haleluya. ndagushimiye ko wabereye igisubizo ndagushimiye ko bagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. bakunzi b'Ibihamya TV Isi ya Bibiliya ni ukuri ijambo ry'Imana ubutumwa bwacu ubutumwa Imana iduhaye ni akagaruka ni ubutumwa bugaruka kuko Imana iduhamagaye ngo tuvuge ubutumwa niyo mpamvu mukozi Imana turagushimiye kandi ni ukuri ko ubutumwa duhaye turanyuzwe abantu barubatswe Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka gutinda cyane.